kuba mama w'umuntu si imikino. Ntabwo ari imikino. Nta nubwo byoroshye nkuko abantu bitekereza. Ntabwo byoroshye kuko kuba mama ntabwo bivuze ngo gusa kuko natwise amezi 9 nkabyara ngatereka hariya deja birangira mama. Deja birangira mama. Ko mama ni ibikorwa. Kuko hari n'ufite umwana atatwise atagiriye kugise yavanye muri ako gahinda ariko we umwita mama. Yego. Kuri ibyo ahantu bitandukaniye. Niyo mpamvu kenshi iyo mbonye umugore uri gukinisha ipeti Imana yamuhaye yo kwitwa mama uri kwishyira mu gihombo gikomeye cyane kandi le majorité y'abagore hano hanze bishyira mu cyo gihombo akumva gusa yuko kuba narakubyaye afite uburenganzira bwo kubwira amagambo ashaka kukwicaza ahantu ashaka kukubwira ibyo ashaka wa muntu wabyaye n'ugomba kugira agaciro mu bintu byose byawe ufite bikuzengurutse mama mureke ariko nanone iyo wabaye mama wo kwitwa gusa ngo wabyaye then ukabandona ebana ubikwirirwa unahagarara imbere ya mwana ngo mugire kuri nyina kuba mama rero igisobanuro cya mama ni igisobanuro kirenze uko mu kwemera kwacu baravugira bati Imana iriho irahari ariko iyo itaza kubihari wari gusenga umubyeyi w'umugore kongeraho umubyeyi w'umugore mu kwemera kwacu ariko ubudahangarwa inshuro 3 yego papa kaza ari wa 4 wa mugore uzabona yikoreye agataro ntabwo ari gushaka amafaranga kujya kunywera ntabwo ari gushaka amafaranga kujya guhonga wa mugore uzabona yikoreye agataro k'imyembe ntabwo ari gushaka amafaranga yo kuzagura amavuta y'ubwiza yego ari gushaka igihumbi kigaburira umwana yabyaye umwana utabona urukundo rwa mama aba ari mu gihombo miliyoni ku ijana iyo urumwimye rero uriho uhumeka uri kwisogota icyuma niyo mpamvu ariho natangiriye ni umugore utari kwirerera aba ari kwishyira mu gihombo kubera ko umwana hari ibintu yikora kuri nyina atakwikora kundi mugore utaramubyaye ku bantu batekereza yuko kurera byoroshye yego kurera ntabwo byoroshye mu buryo ubwo ari bwo bwose cyane cyane emotionally amarangamutima healthily mu mufuka